genda ubwire abantu bibwira yuko ari abagenzi bajya mu ijuru, ubabwire yuko ikinyoma cyabeshi kigiye gushyirwa ku mugaragaro. Icyo gihe Mikayeli wa mutware ujya uhagarikira abantu b'Imana ngo azahaguruka, ngo hazaba ari igihe cy'umubabaro utigeze kubaho uhereye igihe amahanga yabereyeho ukageza. Ni ukuri kandi mureke mbabwire, ndababwiza ukuri, nubwo rimwe tubibabwira mukadutera amabuye. Ikuye inkota mu rwubati rwayo, kandi ubw'inkota ivuye mu rwubati rwayo, Imana yera yo mu ijuru irambwira ngo ubwire abantu bamenye Imana basengera iyo konje. Ibyo wagize bizagusubira ku mutwe. Imana yasanze irambwira ngo hari abantu bamenyereye kwica, bakamena amaraso y'inzira karengane. Turagushimiye mu izina rya Yesu, habwa icyubahiro kubwo kugira neza kwawe. Ni wa mwanya umugaragu wawe ngiye gutambutsa ubutumwa wampaye. Unyeze kuko ndi umunyaminwa yanduye, Mana niyo ngerageje gukiranuka birananira, ariko imbabazi zawe Uwiteka zahereye kera kose zizagaza iteka ryose. Uyu mwanya imbabazi zawe zindamire, kandi imbabazi zawe zigere kuri bene data bagiye kuzakurikira ubu butumwa ngiye gutambutsa, kugira ngo itorero ryawe rigwire mu bari mu isi yose, kugira ngo ubw'imanda yawe izavuga abera ni ukuri tuzagusanganire tuvuye mu birere bine by'iyi si, kandi nta kindi cyabasha kutumenyesha inzira, nta kindi cyabasha kutumurikira, nta bindi byabasha kudutunga mw'uru rugendo. Ni ijambo ryawe, ni ubutumwa, ni ukuri tugenda twumva. Nyemerera rero Uwiteka Mana Nyiringabo, ndasenze rwose kugira ngo uyu mwanya ubw'ijambo ryawe rivuga ngo uvuge izina ryawe ave mu bidatunganye. Mana Uwiteka, undebana amaso y'imbabazi, kandi umfashe, undinde kugabanya, undinde kongera, ahubwo ibyo wampaye kubwira abantu bawe Mwami bivuge nk'uko wabimpaye. Urakoze Mana, ngaho nyemerera ukomeze utegeke mu butware bwawe, uganze wihesha icyubahiro, kandi ubu butumwa ni ukuri uzaba inyunganizi kuri benshi, kugira ngo izina ryawe rikomeze kwamamara. Urakoze rero kubw'uyu mwanya umpaye, ngaho byose ubikorere kwiyubahisha mu izina rya Yesu Umukiza wacu, amen. Ku batanzi amazina yanjye nitwa Munyarubuga Vedaste, n'ubundi nk'uko musanzwe mubizi, tumenyeye kubagezaho ijambo ry'Imana, kubagezaho ubutumwa Imana iba yaduhaye. Amagambo mfite Imana yampaye tugiye kuganiraho turayasoma mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero. Turasoma igice cyaho ni icya 4, dusome umurongo waho wa 14, tumanuke hepfo. Haranditse ngo ubwo mutukwa babahora izina rya Kristo murahirwa, kuko umwuka w'ubwiza aba kuri mwe, ari we mwuka w'Imana. Ntihakagire umuntu wo muri mwe ubabazwa bamuhora kwica cyangwa kwiba cyangwa gukora inabi yindi cyangwa kuba akaziyitereyemo, ariko umuntu n'ababazwa azira kuba umukristo nagakorwe n'isoni, ahubwo ahimbaza Imana kubw'iryo zina, kuko igihe kigiye gusohora urubanza rukazabanziriza mu b'inzu y'Imana. Ariko se niba rubanziriza kuri twe, iherezo ry'abatumvira ubutumwa bwiza bw'Imana
rizamera rite? Iki ni ikibazo. Dusomye amagambo atubwiye ngo ubwo mutukwa babahora izina rya Kristo murahirwa, kuko umwuka w'ubwiza aba muri mwe. Hari igihe usanga abakozi b'Imana barakaye, banutse muri kometi, banutse runaka yagiye kuri cano runaka aranuka, ugasanga nawe yabaye nk'umusazi. Oya, ntabwo ari uko nguko bimeze. Bibiliya niwo muyoboro utuyobora muri uru rugendo, ukatwereka uko dukwiriye kwitwara. Ariko ijambo riratubwiye ngo ubwo mutukwa babahora rya zina rya Kristo murahirwa. Kuza ukanuka, ariko ukanuka ntagiye gutobora iduka rya mugenzi wanjye, nagiye gushaka uburozi bwo kwica mugenzi wanjye, nta kugambanira mugenzi wanjye kuri muri njyewe. Njyewe mba numva ibyo ngibyo rwose ari amahirwe, nk'uko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo murahirwa. Bene data, mwewe muri kugushwa nuko babatutse, babavuze, baravuze ngo kuba ngo n'ubundi aba mu byo gusenga ntacyo azigezaho, azapfa ari imbwa, nawe ukamera nk'umusazi. Oya, ahubwo himbaza Imana, kuko umwuka w'ubwiza ari muri wowe. Icya mbere, burya kuba Imana yaraguhaye ubutumwa, wabutambutsa abantu bose bakagutera amabuye, himbaza Imana, kuko ntabwo uri kuzira ibyaha, ahubwo uri kuzira kuba warumviye Imana. Bibiliya iratubwira hariya mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ngo namwe muzaba muhirwa ubwo bazabatuka bakababeshyera ibibi byinshi, ngo muzanezerwe, ngo muzishime, kuko aribwo ingororano zanyu zizaba nyinshi. Burya iyo ukorera Imana, abantu bose bakaza rwose bakogeza nk'abari kogeza umukinnyi w'umupira, bavuga bati oye oke oye. Rimwe na rimwe hariho n'igihe tuba tutari mu kuri, kuko nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo ibyo twibwira ntabwo ari byo Imana yibwira. Umuntu uhagaze mu murongo w'ukuri, rimwe Imana imuha ubutumwa, abantu bagashima Imana, bagahimbaza Imana ku bw'ubwo butumwa. Ariko hariho igihe Imana iguha ubutumwa, bwa butumwa bukaba ikibazo. Ndatanga urugero. Burya duhereye ku mwami wacu Yesu Kristo, yaje mu isi kandi ari muri misiyo y'ijuru. Ageze mu isi, abitwa abanditsi, abitwa abatambyi, abitwa abanyamategeko, abo nibo bafashe intera ya mbere yo kumurwanya, kuko ibyo yavugaga n'ubundi byazaga bibabangamiye. Ni ukuvuga ngo iyo dusomye Bibiliya, uzasome Yeremiya igice cya mbere, usome hariya ku murongo, wenda reka tunahasome, ntacyo bidutwaye, turacyafite umwanya wo kuganira ku ijambo ry'Imana. Yeremiya igice cyaho ni icya mbere. Iyo dusomye hano ku murongo waho wa 18, haratubwira ngo kuko uyu munsi nakugize umudugudu w'igihome n'inkingi y'icyuma n'inkike z'imiringa, igihugu cyose n'abami b'Ubuyuda n'ibikomangoma byaho n'abatambyi baho n'abaturage baho bazakurwanya, ariko ntibazakubasha, kuko ndi kumwe nawe kugira ngo nkurokore, ni ko Uwiteka avuga. Ni ukuvuga ngo rero rimwe na rimwe ikizakwereka umuntu uri mukuri, umuntu uri kuvuga iby'Imana, nuko icya mbere bazamurwanya. Icya kabiri, burya uwo muntu abantu benshi ntibamwemera, ntibamwiyumvamo, kubera yuko icya mbere, buriya ibyaha biryohera abantu benshi. Iyo umuntu n'ubundi yafashe indaya akajya muri rogi, ni ukuvuga ngo umuhanuzi aje akamuhanurira ati ndi Uwiteka Imana, nzakugirira neza, nzaguha umugisha. Wa musambanyi nabura kuvuga ngo dore umukozi w'Imana nuriye, umukozi w'Imana ufite amavuta nuriye. Ariko twebwe tubabwira ngo nimutihana
mugushije ishyano, nimutava mu byaha mugiye kumwara, yemwe bashumba, yemwe bapasiteri, yemwe bahanuzi, yemwe baririmbyi, yemwe badiyakoni, yemwe bapasiteri bo mu madini atandukanye. Muravuga Imana ariko mu by'ukuri mukavuga Imana namwe ubwanyu mutazi. Niyo mpamvu Imana yampaye amagambo isanga nijoro nari maze gusenga saa 9, Imana irambwira ngo genda ubwire abantu bibwira yuko ari abagenzi bajya mu ijuru, ubabwire yuko ikinyoma cyabeshi kigiye gushyirwa ku mugaragaro. Imana irambwira ngo abantu benshi barayikorera ariko bararyarya, barabeshya. Niko bimeze. Abantu benshi binjiye muri ibi bintu, mu by'ukuri babyinjiramo nta muhamagaro wabyo bafite. Ariko Imana yo mu ijuru yambwiye ngo niba uzi neza yuko winjiye muri ibi bintu ukaba ubifitiye umuhamagaro, urahirwa. Ariko niba warinjiye muri ibi bintu wabona n'ubundi runaka ari guhanura, ukavuga uti nanjye reka mbipirate, nanjye nitwa umuhanuzi, ugiye kumwara, ikinyoma cyawe kigiye kugaragara. Niba warinjiye muri ibi bintu kubera amashuri wize, n'ubundi ukabyinjiramo nta gakiza ufite, ukavuga ati uko biri kose reka nanjye ngende nicare kuri ya ntebe harimo icyubahiro, umva icyo kinyoma wicaranye mu itorero kigiye kugaragara, nawe ugiye kugaragara uwo uriwe. Imana yambwiye ngo abantu bagiye kugaragara abaribo. Imana irambwira ngo abaririmbyi bagiye kugaragara abaribo. Niba wicaye muri iyo korari kubera yuko wabonye yuko kuririmba rwose ari ibintu byiza cyane, ubona rwose ari umunyenga, ariko nta gakiza ufite, n'ubundi wicaye muri korari uri umujura, wicaye muri korari uri umubeshyi, wicaye muri korari uri umusambanyi, wicaye muri korari warakuye inda, wicaye muri korari waramenyereye, n'ubundi ntutinya amaso y'Imana. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo Imana yambwiye ngo ikinyoma cyawe kigiye kugaragara. Imana yacu nidusange, Imana itugirire neza, kandi kubera yuko nkuko nari mbabwiye ngo iyo ukorera Imana uvuga ukuri, rimwe na rimwe abantu ntibakwemera. Ariko nabwiye abantu ngo aho kugira ngo n'ubundi njyewe uba ufite uruguma, n'ubundi ngenda ndi kurwomora aciye hejuru, ariko mo imbere rwa ruguma rukomeze n'ubundi kubora, rukomeze kugenda n'ubundi rusesera, ejo n'ubundi rugutere na kanseri, narwomora nciye imbere, noneho washaka ukababara ariko wakira ugakira ukize. Ndabwira umuntu wese uneze amatwi uvuga ngo njyewe ndi umukristo, nasezeranyijwe mbatizwa, n'ubundi nuko nguko, ndi umukristo, twaremewe kuzajya mu ijuru. Ijuru twaremewe kuzarijyamo, ariko nitudakora iby'ijuru ridutegeka ntabwo bishoboka, ntabwo iryo juru tuzarijyamo, ntabwo bibaho namba, ntibishoboka. Niyo mpamvu Imana yo mu ijuru yampaye aya magambo, n'ubundi dusomye hariya mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero, nk'uko ijambo ry'Imana n'ubundi ritubwiye ngo nimubabazwa. Hano haratubwiye ngo ubwo mutukwa babahora izina rya Kristo murahirwa. Ni ukuri njyewe n'ujya ujye wumva yuko njyewe ntago ibyo ntibimbabaza, aho njyemba numva ndi umunyamahirwe. Nasomye ijambo rirambwira ngo Petero ngo n'intumwa bajya kuvuga ubutumwa ngo barabakubita, ngo nuko bishimira yuko bakubiswe bazira rya zina rya Kristo. Ni ngombwa kugira ngo natwe dukubitwe tuzira iri zina rya Kristo, ariko icyo namenye neza hari ingororano, kandi ni ukuri nitutawisari ni ukuri tuzasarura. Imana yacu ishimwe, Imana yacu itugirire neza cyane. Ni ukuri baneze amatwi uyu mwanya, ndagira ngo mbatangarize yuko dukwiriye kuva mu ntege nkeya tugasenga. Buriya tukiri mu gaturika, kera nyiri umugaturika, no twajyaga mu kiliziya twarimo ngo twaremewe kuzajya mu ijuru,
niho twese tuzishima iteka. Niho twese tuzishima iteka. Ntabwo ariko bose bazishima hari abazarira, hari abazaboroga. Uragira ngo ndakubeshya se? Hazabaho umubabaro uteye ubwoba. Ni ijambo ry'Imana ribitubwira. Njyewe njya nkunda kuvuga ngo niba tuganira ku butumwa Imana iba yampaye, tujye dukunda n'ijambo ry'Imana kuko niryo kuri. Mu by'ukuri abantu benshi bamenyereye kugenda n'ubundi bazi yuko bari kujya mu ijuru, ariko umva icyo ijambo ry'Uwiteka Imana ritubwira mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli. Igitabo cy'umuhanuzi Daniyeli, igice cyaho ni icya 12. Umva icyo hari kutubwira mwene data. Umurongo waho turahera ku murongo wa mbere. Umutwe w'ayo magambo urukuvuga ngo Daniyeli yerekwa iby'iminsi y'imperuka. Maze icyo gihe Mikayeli wa mutware ukomeye ujya uhagarikira abantu bawe azahaguruka. Hazaba ari igihe cy'umubabaro utigeze kubaho, uhereye igihe amahanga yabereyeho ukageza icyo gihe. Nuko icyo gihe abantu bawe bazaba banditswe mu gitabo bazarokorwa, kandi benshi bo muri bo bazaba barasinziriye mu gitaka bazakanguka. Bamwe bazakangukira ubugingo buhoraho, abandi bazakangukira gukorwa n'isoni no gusuzugurwa iteka ryose. Kandi abanyabwenge bazarabagirana nk'umucyo wo mu isanzure y'ijuru, n'abahinduriye benshi ku bukiranutsi bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Nuko Daniyeli bumba igitabo ugifatanisha ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Benshi bazajarajara hirya no hino, kandi ubwenge buzagwira. Imana itugire neza cyane. Daniyeli aza kwerekwa ibyo mu minsi y'imperuka, uko ibintu bizaba bimeze. Ngo icyo gihe Mikayeli wa mutware ujya uhagarikira abantu b'Imana ngo azahaguruka. Ngo hazaba ari igihe cy'umubabaro utigeze kubaho, uhereye igihe amahanga yabereyeho ukageza icyo gihe. Ngo kandi benshi bazaba barasinziriye mu gitaka bazakanguka, bazakangurwa. Bamwe ngo bakangukire ubugingo buhoraho, abandi bakangukire gusuzugurwa no gukorwa n'isoni iteka ryose. Mwene data, njya nkunda kubwira abantu ngo hari umuririmbyi waririmbye hano muri izi ndirimbo zo gushima, ndirimbo ya 431, yararimbye ngo abakunda iby'isi ntabwo babihaga, basogokuruza nabo ntibahaze. Abanga kwihana muratubabaza, ko tubabwira mukiziba amatwi. Ibi bibashuka nta kizarokoka, keretse abihanye Yesu akabakiza. Iyi si izashira n'ibirimo byose, inka n'imirima n'intoki n'inzoga, nta kizasigara, bizaba umuyonga. Ubwo isi izashira muzasigara he? Twebwe abakijijwe turanezerewe guca muri iyi si dufite amahoro. Mwami wacu Yesu, turagushimira ko wadupfiriye ntituzarimbuke. Ibi biri kugushuka, ugashukwa n'amafaranga menshi ufite, ugashukwa n'amazu menshi ufite, ugashukwa n'abagore benshi ufite, ugashukwa n'ubutunzi ufite, ugashukwa n'amashuri menshi wize, ugashukwa n'icyubahiro ufite. Umuririmbyi aratubwiye ngo ibi bibashuka nta kizarokoka, keretse abihanye Yesu akabababarira. Wakwihanye Yesu akakubabarira, ukazabona ubugingo buhoraho. Erega ndagira ngo nkubwire ngo ntacyo uzabona wireguza. Imana yaguhaye ubwenge, uratekereza. Imana yaguhaye umutima, kandi umutima wawe ufite n'ubundi gutekereza icyiza n'ikibi, kandi umutima wawe ubasha kuwuyobora.
niba muri we hajemo ibintu bibi, ufite kubwira umutima wawe ngo ibi bintu ni bibi, ukabizibukira. Ariyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, niho iby'ubugingo bituruka. Iyo ijuru turireba mu buryo bw'umwuka, ni ukuri biratubabaza kuko tubona abantu benshi barangamiye iyi si. Kandi nyamunda kubwira abantu ngo iyi si tubona izashirana no kwifuza kwayo. Ugasanga abantu bari kurwana bati reka n'ubundi iriya sambu yanjye. Ndagira ngo nkubwire ngo ibyo tubona hano muri iyi si, Yesu yitegereje umurwa wa Yerusalemu, arawuririra aravuga ngo yewe Yerusalemu we, umva iyo umenye ibyaguhesha amahoro, ariko dore ikibabaje ni uko bihishwa amaso yawe. Ni ukuvuga ngo ibi byose tubona, tukabona tujya tugira hariya i Kigali za Nyarugenge, tukareba ari ama etaje ari hariya hejuru i Nyarugenge, hariya kwa Rubangura aho hejuru, nuko tukabona iyo miturirwa, ariko biriya byose ni iby'akanya gatoya. Njya nkunda kubwira abantu ngo ibyo ngibyo ni iby'akanya gatoya, twebwe kandi biriya nta nubwo ari n'ibyacu. N'ubifite yumve yuko atari ibye, kubera yuko njya nkunda kubivuga, ushobora kuvuga ariko uko biri kose njyewe ni ibyanjye. Umuririmbyi yaravuze ngo hano turi hahoze abandi, natwe tuzahava haza abandi. Ni ukuri ukwiriye kwita ku iherezo ryawe, ukavuga uti mbese umunsi n'ubundi ibyanjye bizaba byarangiye, n'ubundi iyi si ntari buyiraremo, nzajya hehe? Ubwo nzaba uyu mubiri uryamye muri serekeye, roho yanjye izaba yerekeye hehe? Mbese nk'uko twasomye iri jambo ryatubwiye ngo urubanza rugiye guhera mu b'inzu y'Imana. None ubwo tuzaba duhagaze imbere y'Imana twagejejwe mu rubanza, n'ubundi nzireguza iki? Imana yambwiye ngo mbwira abantu ngo ikinyoma cyabeshi kigiye kubashyira hanze, kuko Imana igiye kugaragaza umuntu uwo ari we. Nabonye abapasiteri n'ubundi utakekaga bari bafite ijambo, mbona bambaye ubushwambagara. Imana irambwira ngo nuko nguko uwo mugambi urahari, ngo kuko Imana yarabagoragoje nta kitakoze, ariko bakomeje kwinangira umutima. Imana irambwira ngo mbwire Abanyarwanda, mbabwire ngo bamenye n'ubundi Imana yabarinze mu bihe bikomeye, kandi nibamara kumenya aho Imana yabakuye, nibura umuntu ushaka kugirirwa neza n'Imana aheshe, mbese aharanire kuvuga ngo Imana yakoze biriya, nanjye reka nyiture iki n'iki, mbashe kuyikorera ibyiza bituma Imana ihabwa icyubahiro. Imana irambwira ngo nibadakora iby'iryo jambo, nta museke uzabatambikira. Ni ukuri, kandi mureke mbabwire, ndababwiza ukuri, nubwo rimwe tubibabwira mukadutera amabuye. Ni ukuri, ubundi umuntu uri mu mubiri ntiwamurenganya. Hari ababona dutambutse ubutumwa, bamwe bakadufata mu mitwe y'iterabwoba, bandi bakadushyira muri kategori n'ubundi y'ibindi runaka yo kugira ngo duhitinge. Ariko kuza guhitinga nkavuga ngo akaga kagiye kumanukira abantu, n'ubundi ibyo ngibyo byaba bihitinze mwiki? Ni ukuvuga ngo njyewe ndababwiza ukuri, tuzi amateka y'ibintu byagiye bibaho n'ubundi, kandi byagiye bitugora, byagiye bidukururira ibibazo hano muri iki gihugu cyangwa se mu bindi bihugu. Ariko twibuke neza ibyo turebesha amaso yacu. Ni ukuri Banyarwanda, Banyarwandakazi, ni ukuri nimushake munyemerere musenge, nimushake mwegere Imana. Yemwe Abarundi muneze amatwi, nimushake musenge, nimushake mukizwe neza, kuko igituma Imana ibarinda ni ukugira ngo mwumve buno butumwa. Nimumara kumva ubu butumwa, n'ubundi muhindukirire uwabaremye, kuko iyi Mana iracyateze ibiganza bye, mbese iracyagutegeye, cyangwa se iyi Mana iracyagutegereje. Rapetokire shise fayine kontre, iracyagutegereje. Niyo mpamvu ikugoragoza igira ngo n'ubundi wihane. Ariko nutihana, ni ukuvuga ngo nutihana, Imana yo mu ijuru
ikuye inkota mu rwubati rwayo, kandi ubwo inkota ivuye mu rwubati rwayo, narabivuze nongeye kubisubiramo, icyaremwe cyose, ikinyabuzima cyose kizamenya yuko inkota y'Uwiteka ivuye mu rwubati rwayo. Mu by'ukuri meruka mbabwira ngo Imana yambwiye ngo bwira abantu babimenye neza, ukomeye n'uworoheje bace bugufi, bamenye ko bari munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana. Imana yo mu ijuru yambwiye ngo igiye rompite kire shise fayine kontre arebeku sikaya, igiye gutanga konji, cyo bita konji. Konji turayizi, hari uburyo hajya haba nk'umunsi mukuru mu gihugu, ugasanga abakozi ba leta bagize konji, ugasanga mbese habayeho konji mu makapani atandukanye, nuko amabanke, ibintu byose ugasanga mbese uwo munsi habaye konji. Imana yambwiye ngo igiye gutanga konji kukomeye, kuworoheje, kandi nukuri iyo konji Imana igiye gutanga, Imana yera yo mu ijuru irambwira ngo ubwire abantu bamenye Imana basengere iyo konji, basengere iyo konji. Ni ukuvuga ngo nuko nguko Imana yambwiye ngo mbwire abantu bamenye Imana basengere iyo konji. Kandi ikindi, Bibiliya, ijambo ry'Imana iratubwira ngo uko wagenje niko uzagenzwa, ibyo wagize bizagusubira ku mutwe. Imana yasanze irambwira ngo hari abantu bamenyereye kwica, bakamena amaraso y'inzira karengane, kandi bakabikora mu ibanga. Umuntu akaba yarisha abantu barenga 10, barenga 20, ariko ukaba utapfa kubimenya. Kandi irambwira ngo abeshi bafite akarimi keza. Waba warishe mugenzi wawe binyuze mu bapfumu, waba warishe mugenzi wawe binyuze mu burozi wamuhaye, waba warishe mugenzi wawe binyuze ku kumukinja ukamuniga. Tujya twumva ngo bataruye umuramba ahantu hanaha mu ishyamba, nuko nguko ugasanga umuntu ntibazi niyo yavuye. Abo bantu baba bafite ababishe. Imana yambwiye ngo kubera amaraso y'inzira karengane, Imana ikuye inkota mu rwubati rwayo. Ariko Imana igendereye umutima wawe ugaca bugufi, Imana yakubabarira. Hari abantu bajya bavuga batese buriya ko ubutumwa bwakomeje gutambuka n'ubundi tukanabisengera, buri Imana hari ntiyabikuyeho, ntiyakuraho uburakari bwayo, ntiyakwibuza uburakari bwayo, n'ubundi ikitangira ikatugirira imbabazi. Imana yo mu ijuru yasanze irambwira ngo inkota y'Uwiteka igiye kuva mu rwubati rwayo, kandi niva mu rwubati rwayo ikinyabizima cyose kizabimenya, ari ikimera, ari igihumeka. Ibyo ni ibinyabuzima byose bizamenya ko inkota y'Uwiteka ivuye mu rwubati rwayo. Kandi Imana irambwira ngo ubwo Imana yo mu ijuru ku inkota mu rwubati rwayo, ikizarengera umuntu ntabwo ari amafaranga afite, ikizarengera umuntu si amashuri yize, ikizarengera umuntu si imiryango ikomeye avukamo, ikizarengera umuntu si ukuba ari intwari, ikizarengera umuntu si ukuba hari icyo ari cyo.
Imana irambwira ngo ikizarengera umuntu ni ukuba hari icyo yavuganye n'Imana. Wavuganye n'Imana ngo iki? Wibitseho ayahe makuru? Ukwiriye kugendana amakuru y'urugendo. Iyo ugenda urugendo udafitiye amakuru, rimwe na rimwe wibuka wayobye. Kandi ikindi, buriya abantu benshi bazi ko bari kujya mu ijuru ariko barayobye, kuko abantu benshi bazi yuko ari abana b'Imana nyamara ari aba Satani kubera ibyo bakora. Ariko igituma Imana iduha ubutumwa aba ari kugira ngo nibura abantu bahindukire barokora ubugingo. Urarwana kuri uyu mubiri byanga bikunde. Hari benshi bapfuye, umva, hari benshi bapfuye. Buriya bijya binangaza cyane, abantu barakora ibyaha, ugasanga umuntu arakora ibyaha rwose, ni ukuri ibyaha by'indengakamere, ariko ibyo byaha ijambo ryatubwiye ngo mwibuke yuko urubanza rugiye guhera mu nzu y'Imana. Ngo mbese niba ruhera kuri twebwe, ngo iherezo ry'abatumvira ubutumwa bwiza bw'Imana rizamera rite? Yewe wowe utuka abakozi b'Imana, iherezo ryawe rizamera rite? Yewe wowe umenyereye iby'Imana ukumva n'ubundi ari ibisanzwe, iherezo ryawe rizamera rite? Ariko nibura wagerageje ugaca bugufi ukubaha Imana. Sengero muri iyi minsi zarakinzwe, abantu benshi bari kuvuga bati twabuze aho dusengera. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo ntabwo ariko bimeze. Imana ni umutungo wimukanwa, aho umuntu hose ari Imana baba bari kumwe. Icyamuye umwanya ugaca bugufi. Iyo tuvuga ubutumwa, iherezo ry'ubutumwa tuvuga aba ari ukugira ngo nibura abantu bavuge bati turihanye, duciye bugufi, twihanye ubusambanyi, twihanye ubujura, twihanye kujya ruswa. Meruka mbabwira ngo niba leta ihana umunyabyaha, wibwira ute ko Imana itazahana umunyabyaha? Niba leta ihana umunyabyaha, ujye wibuka yuko n'Imana izahana umunyabyaha. Kandi mu rubanza, nituba turi imbere y'Imana mu rubanza, twese ibi ngibi ubona ngo ngiye ngo ndi bishop, abantu bagenda biha amaranka, biha amapeti, ibyo zero. Ipeti rikwiriye imbere y'Imana ni uguca bugufi. Yesu ashaka kwerekana ikimenyetso cyo guca bugufi, yafashe intumwa ze azoza ibirenge, arangije aravuga ngo ushaka kuba mukuru muri twebwe ajya agenza gutya nanjye mbigenje. Haleluya. None abantu muri iyi minsi urasanga barareza agatuza, baragenda bikakaza, baragenda bishyira hejuru. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ibyo ngibyo ntabwo ari byo Imana yishimira. Icyo Imana yishimira ni ugukiranuka. Kujya kunywa inzoga wihishe ukagira ngo ijisho ry'Imana niri kureba, ijisho ry'Imana rirakureba. Kandi kwiyoberanya mu by'Imana ukagira ngo Imana nikubona, iyi jisho ry'Uwiteka rirakureba. Nubwo uri pasiteri, yewe utanga n'igaburo ryera, ariko uriya mwana wabyaye mu gasozi, Imana iri kubireba. Ndagira ngo nkubwire ngo yewe wa mudiyakonikazi, inda wavanyemo zose Imana irazizi. Nubwo wiyoberanyije mu murimo w'Imana, ariko Imana irakuzi. Buriya hari ibintu abantu bajya bagenda ugasanga umuntu avuga ati ariko mu by'ukuri iki gihe dukwiriye n'ubundi kureba uburyo twabigenza kugira ngo n'ubundi ubuzima bwacu burusheho gutera imbere. Ubuzima bwacu uretse Imana ibukontorora ikagira uko ibigenza. Buriya hari ibintu njya mbona ugasanga aya mazina ababyeyi bakundaga kwitirira Imana, ugasanga wenda muri iki gihe cya none abantu bashaka yabyaye umwana wanjye ni Teta, umwana wanjye ni Gihozo, umwana wanjye ni Ishimwe, umwana wanjye nuko. Mbese wenda Ishimwe ryo wanavuga ati uko biri kose wenda Imana ishimwe. Ugasanga umwana wanjye mbese baramwitirira amazina y'inka nuko nguko. Ariko ndagira ngo mubwire ngo
Satani nubwo ashaka kuzimya iby'Imana ntabwo azabigeraho. Mperutse kubona umudayimoni, ngiye kubona mbona ageze ahantu hari abantu bari gusenga, noneho bantu bari barimo basenga bari bafite ibitereko bitatu by'amatabaza byari birimo bibamurikira. Ngiye kubona mbona wa mudayimoni yari afite inkoni y'icyuma ari kujyaza ngo akubite bya bitereko by'amatabaza, noneho babanyamasengesho babe mwicura burindi ry'umwijima. Ariko yagira ngo akubite inkoni ya nkoni y'icyuma, n'ubundi hakaza imbaraga zayifataga. Nge ntabwo nabonaga izo mbaraga ziyifashe, nkabona ya nkoni y'icyuma n'ubundi iheze mu kirere. Arwana no kugira ngo amene bya bitereko by'amatabaza byamurikiraga abo banyamasengesho. Abanyamasengesho bari barimo basenga bava mu gitondo, mbona bigeze nimugoroba wa mudayimoni atageze ku ntego. Ijwi ry'Uwiteka Imana rirampamagara, rirambwira ngo Vedaste, ibyo ubonye niko bimeze. Satani arashaka kuzimya umwuka w'Imana. Satani arashaka gucecekesha iby'Imana. Satani yafashe ingamba. Imana irambwira ngo inama yarateranye kuzimu, iraterana yanzura yuko ibintu by'Imana bigomba guteshwa agaciro. Niyo mpamvu magingo ya ngana, kera umukozi w'Imana yabaga yubashywe, ariko buno kubera ko Satani yagiye akorera mu bantu biyitirira Imana, ubonye ibibi umuntu wo mu nzu y'Imana akoze akumva yuko n'abakozi b'Imana bose ari babi. Ibintu by'Imana biragenda bitagaciro. Ubu ngubu hari aho ushobora kugira bavuga ati ngendi evangeliste, ndi umuvugabutumwa, ndi umupasiteri, ugasanga n'ubundi batiye ibyanyu twarabimenye. Ariko nshuti yanjye, abakozi b'Imana turahari. Abakozi b'Imana turahari. Umwuka w'Imana ari muri twebwe. Njyashima Imana, njyashima Imana. Kandi nyankunda kubwira abantu ngo umwuka w'Imana uri muri twebwe ntabwo ari uw'ubwoba, ahubwo ni uw'imbaraga, ni uwo guhamya. Haleluya. Umwuka uri muri twebwe ni uwo guhamya ukuri kw'Imana. Tuzabwira abanyabyaha nibarakara biyahure, kandi naho n'ubundi baturwanya. Hari ijambo twasomye muri Yeremiya byatubwiye ngo abami, ibikomangoma n'abatambyi n'abaturage babo bazakurwanya, ariko ntibazakubasha kuko ndi kumwe nawe kugira ngo nkurokore. Icyo nemera cyo, ntawagira icyo antwara Imana itakintwaye, kubera ko ngewe uko nizera imbaraga z'Imana yamamagaye, sinzi niba ariko abandi bantu babyizera. Niba Imana yo mu ijuru yarabashije kugera muri gereza nta muntu ukinguye ingufuri, marayika akabwira Petero ngo sohoka mu nzu y'imbohe, na n'uyu munsi kwizera yuko Imana yo mu ijuru ijya ikura abantu mu nzu z'imbohe. Nituvuga inzu z'imbohe, ni ibibazo abantu baba barimo. Ushobora kuba uri mu bukene, Imana ikagukura muri iyo nzu y'imbohe, Imana ikaguhindurira amateka. Ushobora kuba ugenda urisuzugurwa, Imana ikaguhindurira amateka, ikaguha ijambo. Ushobora kuba uri mu nzu y'imbohe, Satani yarayidanangiye abanga uzayigwamo, ariko Imana ikavuga ngo va muri iyo nzu y'imbohe. Ikintu abantu bakwiriye kiruta ibindi ni ukwizera Imana kuruta kwizera abantu. Imana yarambwiye ngo bwira abantu, babwire ngo umuntu wese wishingikirije ku muntu ntabwo azatinda kumenya yuko yibeshye. Nabonye abantu bari biringiye abakomeye bamwaye, kandi mbona bamwaranye n'abakomeye babo. Imana irambwira ngo igihe kiraje abanyabwenge n'abakomeye n'abibwira yuko bafite ubushobozi kigiye kubashyira ku karubanda, kibambikira ubusa ku karubanda, kandi n'ubiringiye wese akumva yuko yiringiye Imana nawe azamwarana nabo. Bene data, mureke twiringire Imana idapfa, twiringire Imana itarwara, twiringire Imana idasaza, twiringire. Iyo dusomye iri jambo riri mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, igice cyaho ni cya 17, hari icyo ijambo ritubwira. Yeremiya
17 umurongo ni uwa 5 haranditswe ngo uku niko Uwiteka avuga ati havumwe umuntu wiringira undi muntu akishima amaboko ye mu mutima we akimura Uwiteka, azaba ameze nk'inkokore yo mu butayu, kandi icyiza n'ikiza ntazakibona, ahubwo azatura ku gasi ko mu butayu mu gihugu cy'ubukana kidatuwemo. Hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Haleluya! Abizeye Uwiteka ni ukuri Uwiteka akababera ibyiringiro. Nimuhumure, nimukomere, nubwo iyi si turimo ni ukuri itubabaza. Rimwe na rimwe hari igihe isi tubabaza kuko buriya Satani kuko afite uruhare runini cyane muri iyi si, niyo mpamvu tubabara. Ariko Yesu yaravuze ngo umubabaro wacu uzahinduka umunezero. Niyo mpamvu usabwa kwihangana nshuti yanjye, kandi ukamenya neza yuko Imana wizeye itegeka byose. Ariko ngo havumwe umuntu wiringira undi muntu akishima amaboko ye. Abantu muri iyi minsi bari kwishima amaboko yabo, ugasanga umuntu ari kwishima imbaraga ze, ugasanga umuntu ari kwishima ubwenge bwe, ugasanga umuntu ari kwishima imiryango ye, ugasanga umuntu ari kwishima amafaranga ye. Ariko ibyo byose mperutse kujya mu iyerekwa ngiye kubona mbona biri kunyagirirwa ku musozi, ibindi biri kunyagirirwa mu gikombe, ukabona imodoka nziza n'ubundi y'icubahiro, ukabona umuntu ukabona yandagaye hariya, nyirayo ntumenye naho yanyuze. Imana idufashe cyane. Nabonye abantu bari guta amabotike, bagataza amaduka akomeye cyane. Noneho Imana irambwira ngo itegereze, numva ijwi rimbwira ngo mbese ubwibone bw'uriya muntu buri he? Imana irambwira ngo bwira abantu, ubabwire ngo ubwibone bw'abenshi bugiye gucishwa bugufi. Kandi Imana irambwira ngo kudamarara kwa benshi kugiye kubakoza isoni. Imana irambwira ngo igiye guhana ihereye mu nzu y'Imana. Irambwira ngo n'umupagani izamuhana, ngo kubera yuko yabwiwe kenshi yinangira umutima. Ibyo kuvuga ngo njyewe ndi umupagani sinjya mu nzu y'Imana, ariko nta kimana itakoze, yaguhaye amatwi, yewe wumva ubutumwa butambukira mu matwi yawe, ariko winangira umutima. Imana irambwira ngo igiye guhana. Nabonye Imana ihana abakomeye, mbona Imana ihana aboroheje, mbona Imana ihana umuntu wese ahari hose, ari uri mu mujyi no mu cyaro. Imana irambwira ngo iraje kubera yuko bamenyeye n'ubundi gukora mu jisho ryayo. Imana irambwira ngo nicyo gituma n'ubundi umuntu uhagaze neza ngo mubwire ngo yirinde atagwa, kuko iminsi mibi igiye gutungura benshi. Iyo tuvuga ibi ngibi abantu benshi baravuga bati ni iterabwoba, ariko ndagira ngo mbabwire ngo burya ntabwo ari wavuze ngo nta nduru ivugira ubusa ku musozi. Ibi byose muzamenya yuko Imana yavugiraga hagati muri mwebwe ubwo muzabona ibyahanuwe bibasohoreye. Kubera yuko ikintu namenye neza uhereye kera kose, abantu bakunze kwemera bafite ikibemeje. Kwa Farawo Imana yabwiye Mose ati genda ubwire Farawo areke ubwoko bw'Imana n'ubundi bujye gukorera Uwiteka. Ariko Farawo arabyanga. Imana imuteza icyago cya mbere, yinangira umutima. Imuteza icya kabiri, yinangira umutima. Imuteza icya gatatu, yinangira umutima. Yemwe bikagera havuga ati noneho ndabarekuye. Ariko Mose yamara kugenda n'ubundi akongera n'ubundi akavuga ati oya, ibi bintu naba nibeshye. Ariko icyatumye yemera nuko Imana yakoze ikintu gikomeye cyane. Abana b'ifura bose bo muri Egiputa bose barapfa, ndetse yaba amatungo, mbese icyitwa ifura cyose n'ubundi kirapfa. Ibyo byose nibyo byatumye Farawo avuga ati mumvire mu gihugu, kubera ko abantu banze kumvira. Imana yarambwiye ngo mbabwire ngo igiye kuzana ikibumvisha. Ikibumvisha kirahari. Buriya
mu by'ukuri njya mbyibuka cyane, nubwo nari umwana hari byinshi nagiye nyuramo nanazi no gusenga, ariko bigatuma senga Imana havana Uwiteka Mana nuntabara nanjye nzagukorera, nyamara ntazi gusenga. Imana yarambwiye ngo abantu bamaze kurengwa iby'Imana, abantu barashaka kugira ngo n'ubundi aho kugira ngo bayoborwe n'Imana ahubwo bo bayobora Imana. Imana irambwira ngo ubivuge, nta muntu uzagera kuri urwo rugero. Imana irambwira ngo uko abo mu gihe cyo mu itangiriro, nk'uko tubisomara mu itangiriro, bashatse kubaka umunara w'i Babeli, ariko ngo bashaka kugera aho Imana iri, Imana ikareba ikanyuranya indimi kandi ururimi rwabo rwari rumwe. Imana irambwira ngo niko abantu benshi bagiye bishyira hamwe kubera umwuka mubi uri muri bo wo kurwanya Imana, ariko nabonye abantu basubiranamo, mbona abantu basubiranamo bene data, abari bari mu nkweto imwe bagasubiranamo. Ngiye kubona mbona habaye imivurungano. Bene data, dusenga Imana muri iyi minsi, twegera Imana cyane cyane muri ibihugu byacu bya East Africa. Ni ukuri dusenga Imana, kuko nabonye aka kaduruvayo kari mwabira bihugu bya Isiraheli, kari mwabira bihugu n'ubundi bya hariya muri Ukraine. Nabonye muri ibi bihugu byacu habamwo akaduruvayo gateye ubwoba. Ngiye kumva numva Imana irambwiye ngo igiye kunyura mu bihugu bitandukanye, kandi igihugu cyose Imana inyuzemo abantu bazamenya yuko Imana yakinyuzemo. Imana irambwira ngo ntabwo ngutumye ku bantu bavuga urundi rurimi, ahubwo ngutumye ku bantu bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda kandi bumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Ubabwire ngo Imana igiye gutambagira ibihugu, kandi izatambagira mu mpinga no mu bibaya, izatambagira mu miji no mu byaro. Imana irambwira ngo kandi umusozi wose Imana izageraho abantu bazamenya yuko Imana yawugezeho. Yemwe Banyarwanda, yemwe Banyarwanda, namwe Barundi, muneze amatwi, abari muri ibyo bihugu, abari muri Amerika, abagiye mu Bwongereza, mu Burayi, abagiye muri za Australia n'ahandi, za Zambia, abari muri za Malawi, abo bari muri ibi bihugu bitandukanye, za Sweden n'ahandi, munega amatwi. Imana yarambwiye ngo mbabwire ngo inkota y'Uwiteka niramuka ije guhana aho waba uri hose, umusozi waba uriho wose, igihugu waba urimo cyose, ndagira ngo nkubwire ngo ingaruka yo kutumvira Imana nawe izakugeraho. Kubera yuko Imana yarambwiye ngo abantu benshi bagiranye amasezerano nayo, ariko bamaze akanya gatoya bibagirwa ibyo basezeranye n'Imana, ahubwo bimika ibigirwamana. Bamwe baretse gusenga barasengaga, abandi bagiye mu bapfumu bari abakozi b'Imana, abandi bagiye mu busambanyi bari abantu b'Imana rwose babiringirwa. Imana irambwira ngo ibyo ntizabyihanganira, igiye ibanguye ukuboko kwayo. Imana irambwira ngo kandi nta muntu ubasha kuguhina. Imana idufashe. Ubu butumwa Imana yampaye, nibura ukimara kubwumva ubugeze no ku bandi, kugira ngo n'ubundi nibura abantu batazavuga bati Imana ntabwo twumvise. Imana yagiye iduhagurutsa kugira ngo tuvuge muri iki gihe cya none. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo ni ukuri igihe kiraje umugore abane n'Imana ku giti cye, igihe kiraje umugabo abane n'Imana ku giti cye, umwana abane n'Imana ku giti cye, nuko umubyeyi, kuko Imana yarambwiye ngo igihe kiraje kigiye gutandukanya abantu. Niba mu by'ukuri abantu twahuriraga mu nsengero tugaterana, insengero henshi barazifunze, ariko Imana yarambwiye ngo iki kigereranyo cyangwa se iki cyigisho icyo gishatse kuvuga, Imana yarambwiye ngo igihe kigiye kuza gitandukanya abantu.
igihe kigiye gutandukanya umugore n'umugabo, gitandukanye umwana na se. Igihe kije kigiye gutandukanya umwana na nyina. Igihe kigiye kuza gitandukanye inshuti na mugenzi wayo. Igihe kigiye kuza gitandukanye abaturanyi, umwe ajya ukwe n'undi ajya ukwe. Igihe kigiye kuza ni ukuri gitandukanye umuntu na mugenzi we. Imana nuko yambwiye ngo tangaza aba bantu, ufite ubwenge yumva iby'umwuka abwira amatorero. Tugiye gusenga Imana. Iki gihe cyo gutandukanya abantu kitari cyaza, ugifite n'amahirwe yo kuba wahamagara umukozi w'Imana ati sengera, kuko igihe kigiye kuza ntibizashoboka, kuko Imana yarambwiye ngo bwira abantu bashaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa bamwambaza akiri bugufi, kuko igihe kiraje n'ubundi Imana yarambwiye ngo n'amatakira ngo ye ntabwo izayumva. Ubwo rero Imana igufashe wowe wumvishe ubu butumwa. Reka dusenge Imana, ariko Imana ikugirire neza rwose. Wikwinangira umutima, wijya gupfa wizize, wijya kurimbuka wizize. Ihane mukobwa, ihane musore, ihane yewe mwene data, yewe mubyeyi, ihane. Imana irakubabarira. Reka dusenge. Mana, turagushimye mu izina rya Yesu. Uri Imana y'inyembabazi. Igituma ubutumwa butambuka ntabwo ari uko wanze abantu, ahubwo ni ukugira ngo abantu nibamara kumva ubutumwa bwiza ni ukuri bakihana, ubababarire. Kandi naho inkota yava mu rwubati rwayo, ni ukuri icyo namenye neza, iyo umuntu agiranye nawe ubushuti hari isezerano rishya umuha. Niyo mpamvu Data mwinginze kugira ngo abazemera guhindurwa n'ubu butumwa, Mana uzabaha isezerano rishya, isezerano ry'umugisha, isezerano ry'ubugingo, isezerano ririmo imbabazi zawe, kugira ngo Uwiteka batazahananwa n'inkozi z'ibibi. Ijambo ryatubwiye ngo urubanza rugiye gutangirira mu b'inzu y'Imana, kandi ijambo ryatubwira ngo none ubwo bimeze bityo, iherezo ry'abatumvira ubutumwa bw'Imana ndetse iherezo ry'abatumvira ubutumwa bwiza rizamera rite. Nyemerera rero abatumvaga, Mwami ubashoboze bumvire icyo ijambo ry'Imana ribategeka, kuko igihe kiri bugufi umunyabyaha agumana ibyaha bye n'umukiranutsi agumane gukiranuka kwe. Ngushimiye umwanya mwiza uduhaye, ngushimiye Mwami ni ukuri ko ari wowe wemeye yuko tubona gahunda yo gutambutsira ijambo ryawe. Mana Data wa twese, iyi cano amakuru y'ijuru komeza uyagure, ukomeze Mwami Imana Nyiringabo ni ukuri kuyishyigikira. Kandi nanjye umugaragu wawe, umukozi wawe Mana unshyigikire, ni ukuri uzandinde gutambikira ndi mu isi. Ntabwo nari narangiza urugendo Mwami, ariko ngusabye imbaraga, kandi imbaraga ngusabye nzisabiye n'abazakurikirana ubutumwa bwiza. Imbaraga nsabye nzisabiye n'abadukunda bose, batwemera bakemera ijambo ryawe, bakemera ubutumwa bwiza. Urakoze Mana, ngaho nyemerera kugirirwa neza nawe, imbabazi zawe no gufashwa n'Umwuka Wera biganze mu izina rya Yesu, amen. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Shalom.